itsinda muze turwubake ndetse n'irindi tsinda bita inkotanyi n'ubuzima uyu munsi bateraniye mu karere ka Musanze bubaka amazu y'abahuye n'ibiza ndetse basura n'ibikorwa bitandukanye byagezweho mu karere ka Musanze kubera imiyoborere myiza irangamijwe imbere na Perezida Paul Kagame. Twasuye Musanze yose, twarebye amahoteli, twarebye inganda, twarebye ibikorwa bitandukanye igihugu cyacu cyagezeho kubera intore izirusha intambwe. Twasuye n'abaturage batugaragariza uburyo bishimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kandi reka tubiyumvire. Munyaziboneye bose agakiriro kaje ari ingirakamaro kandi kari gakenewe kubera gafasha abantu bose b'ingeri zose, ari abahaturiye ari natwe ubwacu tugakoreramo. Ibibazo byari bihari, twakoreraga mu kajagari dukorera mu mujyi hagati wa Ruhengeri, ariko karaje abantu bose tukibonamo. Niko biri, turashima umukuru w'igihugu wakaduhaye akakiro ni nta makemwa, ntaco twagashinja. Ke tugashimira n'abayobozi b'inzego nkuru babigizemo uruhare kugira ngo batubumbire hamwe nk'abanyamuryango babaje, abacuzi, abasuderi kuza gukorera hano. Ntako batagize rwose. Navutse ku ngoma ya Kayibanda nkomeza kuya Habyarimana, ariho nkurikije ukuntu yita ku baturage be, ntabwo nigeze ibyo bintu mbibona, nibwo mbibonye kuri ubu buyobozi buriho. Ikintu yakoze cya mbere cy'umwihariko ni ukwita ku banyarwanda bose, buri munyarwanda akibona mu wundi. Icyo kintu rwose cyaradufashije na n'ubu, anaribyo bituma iterambere rigenda neza, nta kwikubira, nta kuronda umuntu, nta uvuga ngo uyaturuka aha naho uyaturuka naha, bose bagahuriza hamwe bakashira amaboko hamwe bakazamura igihugu. Anaribyo byagejeje hano aka Gakiriro. Ubu twese tugakoreramo, nta ruba ngo naba Nyamusanze naba hehe, uje wese ashoboye arakora. Iki gikorwa, ibikorwa byose akora ni ibikorwa by'ingirakamaro, ni ibikorwa ntashikirwa, kandi imvugo ye niyo ngiro, icyo avuze kirakora. Nk'abaturage nk'uko mpagaze aho imbere, ubutumwa namugenera nuko yaziyamamaza n'ubundi tukamuhundagazaho amajwi. Aha tugeze ni mu karere ka Musanze, aho dusuye umukecuru Maria Nyirabakara, aho rero agiye kutuganiriza akatubwira ibyiza twagezeho, akatubwira uko ashimira ubuyobozi nuko nicyo bwamugejejeho. Murakoze. Ndashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame hamwe n'abafatanyabikorwa be bangiriye neza. Ibikorwa yakoze ni byiza, kuko iyo atabikora ntabwo icyo twamushimira. None je nshobora kumushimira iteka ryose, yatugejeje ku majambere, yaduha bw'isungane mu kwivuza, yaduhaye amashanyarazi, urabona inzu nziza irahari, yadukoreye byiza. None rero yaduhaye Girinka. Icyo tutamushimira ni igiki? Akwiye kuyobora isi yose hamwe na papa ko ari babiri, mwipfurije imigisha ya kibyeyi. Ngira nti nomine patri et filie et spiritus sanctus. Hari abantu benshi bari mu mahanga batazi ko mu Rwanda hari umutekano. Bahora bumva yuko mu Rwanda abanyarwanda bafite ibibazo, bashonje, bari mu ntambara, bari mu bibazo bitandukanye. Uratubwira ute ikijyanye n'umutekano hano mu karere ka Musanze? Mu karere ka Musanze twebwe dufite umutekano usesuye. Sho namwifurije ni amahoro nituze, n'urubyiruko rwe ruzahora rumeze nkawe, bazahindura umutima nkawe, bakomeze kugira neza. Mu mahanga barashize, ntabwo bafite umutekano. Dufite agahinda ka Kongo Kinshasa, dufite agahinda iyo ngiyo bari kurwana muri za Kirene, muri zaki, bakabura umutekano, bakicana kubera iby'isi, kandi ntabyo bazanye, ntabyo bazajyana. Umva, Imana yamuduhaye, ndakomeza kubivuga inshuro 100. N'urubyiruko rwose namwe muzagende nkawe, mukora ibyiza nkawe. Amen. Urabwira iki abantu batekereza ko batera igihugu cy'u Rwanda bakagarura intambara nk'uko byari bimeze mu karere ka Musanze, bakatuvutsa umutekano dufite uyu munsi? Wababwira iki? Wabahuhe butumwa? Ahubwo icyo nababwira ni batihana, bagiye kurimbuka. Kuko kugira ngo batuburize u Rwanda amahoro, umutekano hari usesuye, nta mvururu, nta mahana hari, ahubwo Imana izabahane karindwi. Nta kindi nabifuriza.
nyakubahwa perezida Paul Kagame ndakwifurije ibyishimo n'umutekano ufite, kandi nifuje kugira ngo uzategeke isi yose nk'uko Papa Francisco ategeka isi. Muri babiri mwenyine ari mwebwe muzasigara mutegeka isi mwenyine. Kwifurije amahoro y'Imana mvuga ngo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Umugisha wa kibyeyi ndawuguhaye kuri iyi tariki ya 14. Murakoze. Amatora ataha nifuza kuko zatorwa, nanjye nzahaguruka nzaje ndi Mariya Nyirabakara, nzahaguruka njye kumutora koko atorwe, kuko nta kibi yakoreye u Rwanda. Uwo mutegetsi agombe gutegeka iteka ryose. Amen. umutekano yabanyi yatanzwe yanyarutse nk'agasaza haranira kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu. uko rero usugiye bw'iterambere abuneka reka ndirinde intwari Kagame Paul utubereye ku isonga. Wanati ibikorwa byo twayagezeho yatugejejeho, dore ibyo bikorwa bye umva rero yatuvanye muri nyakatsi abumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. amashuri y'incuke nka munyarwanda tukavuga tugishimirwa yewe mubyeyi, shimirwa abanyarwanda twese dukuri inyuma, dukurikije ibyiza wadukorera ntituzagutererana we, turi kumwe ijana ku ijana, rwanda abana b'u Rwanda ibikorwa byagezweho rero tubibungabunge ntibikaducike, ubundi twiyubakira igihugu rero duharanire iterambere. nyakubahwa n'umuyobozi w'urugamba rusuzananire kwa nyamwinyabi yakurikiye agatema akagereza rutinya agatsindwa sabe bundi rugamba waragasheja nyakubahwa. amashyi yanyu menshi cyane. mu byiza twagezemo harimo no gusabana, tuza kureba umuhanzi Enoch. umwanya ni wawe Enoch. Musanze Kagame Paul umutekano tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo twaribohoye. Si koko twaribohoye, umutekano turawufite, agakundi umuriro. welcome agakundi umuriro. We represent forever this country. Wale wote walikufia kwa mapambano tunawashukuru sana, na vijana wote mnalinda nchi yetu sasa. Salute kwenu. Twigobotoye ingori nyinshi z'umubisha. Abanyarwanda turi n'ibyo twagezeho. Twigobotoye ingori nyinshi z'umubisha.
Murakoze cyane nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru, banyakubahwa mwese muranga mu byiciro bitandukanye nk'uko twabakiriye. Mu by'ukuri warondora ibyo inyangakugomo z'akarere ka Musanze tumaze kugezwaho n'intore zirusha intambwe nyakubahwa perezida wa repubulika, cyane cyane duhereye mu mwaka wa 2017 ubwo twamuhaga amajwi menshi yo kugira ngo atuyobore muri iyi manda. Mu bikorwa yari yadusezeranyije byinshi cyane, byinshi bimaze kugerwaho mu karere ka Musanze. Reka rero tubihe amashyi. Yego kare rwose yabitangiye kare tukimara kumutora, urugendo rukaba rugeze kure. Reka munyemerere mbagezeho bimwe by'ingenzi muri ibyo, kuko wabirondora ntabwo yabirangiza mu munsi umwe. Ariko nyangakugoma z'akarere ka Musanze ni ukugira ngo twibukiranye aho biri ni hirya no hino mu karere, murabizi, ariko ni ukugira ngo twibukiranye bimwe muri ibyo ngibyo. Tugiye mu nkingi y'ubukungu, mu mateka y'ibihugu byose byateye imbere, nta na hamwe ibihugu byateye imbere bidafite urwego rw'abikorera rufite imbaraga, PSF. Kubw'imiyoborere myiza ya nyakubahwa perezida wa repubulika, abikorera bo mu karere ka Musanze bahawe urubuga. Kubw'iyo miyoborere myiza bagira icyizere cyo gushora imari yabo. Mumfashe duha amashyi PSF yashoye imari nyinshi mu karere ka Musanze. Abikorera babashije kureba babona iyo miyoborere myiza, barirekura batangira kuvugurura umujyi wabo. Ku nama nziza bagiriwe na nyakubahwa perezida wa repubulika, ku ikubitiro bashoye imari bubaka isoko rikomeye cyane mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru no mu gihugu. Nta handi dufite isoko nka ririya PSF yubatse rigezweho. Mumfashe dushime iyo miyoborere myiza. Murakoze. Nyuma yaho ntabwo bagarukiye aho ngaho. Isura y'akarere ka Musanze abenshi bazi ko uriya mujyi umaze gutera imbere. Muri faze ya mbere yo kuvugurura umujyi wa Musanze, mu mazu arenga 37, amazu 20 yaruzuye, niyo ari ama etage mubona kuri ariya mafoto. Abaturage bacu bari bahagazeho basuzanya kwa perezida wa repubulika. Ibyo byose ni icyizere cy'imiyoborere myiza. Ariya mazu 20 yose amaze kuzura, ibyo bikajyana na santere z'ubucuruzi hirya no hino mu karere. Duhereye na hano turi mu Kinigi, murabona aho santere ya Kinigi imaze kugera. Ibyo byose turashima imbaraga PSF imaze gufata mu karere ka Musanze. Icyerekezo cy'akarere nyakubahwa gavana ni ukuba igicumbi cy'ubukerarugendo bukataje no ku rwego mpuzamahanga. Muri icyo cyerekezo turashima nyakubahwa perezida wa repubulika ko yafunguye amarembo muri gahunda zitandukanye za Visit Rwanda. Ubukerarugendo mu karere ka Musanze bukaba bumaze gutera imbere, aho amahoteli agera kuri 40 amaze kubakwa. Muri ayo ngayo tukaba dufitemo 4 yo ku rwego mpuzamahanga. Mufashe dushimire. Tuzamutererana imbere. Nyakubahwa gavana, kandi muri uko gushyigikira ubukerarugendo turibuka neza ko ni nyakubahwa perezida wa repubulika watanze umurongo ko 10%
ry'ibiva mu musaruro w'ubwo bukerarugendo bigaruka mu gufasha abaturage bacu mu karere ka Musanze. Urugero, muri uyu mwaka miliyoni 240 zavuye mu bukerarugendo zagiye mu baturage mu mishinga itandukanye. Arakoze. Muri urwo rugendo kandi ibirometero 16 bimaze gushyirwamo imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Musanze. Iyo uzengurutse muri uriya mujyi urabona ko aho tugana ari heza. Ni nako kandi tutibagiwe imihanda y'igitaka ifasha abaturage mu kugeza umusaruro ku masoko. Ari imihanda ya Gatsatanuro Masha muri Rwaza. Dufite umuhanda uva ku biro by'umurenge wa Busogo Kadahenda ukagera Nyagisozi. Dufite imihanda Kimonyi Shingiro wavuguruwe. Iyo yose nibyo dukesha iyo miyoborere myiza. Mu nka za Girinka tumaze kugera ku nka 10,172 zatanzwe muri gahunda ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gahunda ya Girinka. Mu buhinzi buri mwaka kubw'imiyoborere myiza miliyari 3 zitangwa na leta kugira ngo abaturage, mwabonye abatubimburiye mu ndirimbo baturirimbiye, guhinga amasaka, guhinga ibigori, ibirayi. Izo muri murakoze. Mu byo kandi yari yatwijeje inyangakugomo z'akarere ka Musanze mu mashanyarazi. Ubu ingo 76% zimaze kugerwaho n'umuriro. Yari yatwijeje kuzateza imbere inganda. Icyanya cy'inganda cya Ruvunda ubu kimaze kwakira uruganda ku buryo muri Musanze hasigaye hakorerwa sima, nyuma y'uruganda rumwe twari dufite gusa mu gihugu, uruganda rwa Prime Cement narwo twararwakiriye, twaruhaye ikaze. Iyo miyoborere myiza kandi yashoboye gutuma ishoramari mu gutunganya umusaruro uva ku buhinzi ritera imbere. Dufite inganda nyinshi zitunganya umusaruro w'ibitoki, zitunganya ibireti, izitunganya ibihumyo, ubutubuzi bw'imbuto, izikora imiti ikoreshwa mu buhinzi ndetse n'izikora ibiryo by'amatungo. Musanze kandi yabaye igicumbi cya serivisi z'imari ku buryo bamwe turi kumwe nabo hano, banki zose zikomeye mu gihugu, banki zose zikomeye mu gihugu zafunguye amashami mu karere ka Musanze. Ibyo bigafasha abikorera kugira ngo babone hafi inguzanyo zo gushyira ya mishinga ifasha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bikorwa byo guteza imbere abaturage. Turashima kandi imishinga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twijeje yo gukumira amazi ava mu birunga. Urugendo ntiturarusoza ariko hari ibimaze gukorwa ku buryo imyuzi 7 imaze kubakwa ndetse n'ibyobo bifata amazi, ariko dushime imaze kugerwaho kandi n'ibiri imbere azabikora. Tumaze kubaka kandi agakiriro ka mbere kagezweho muri Musanze mu murenge wa Cyuve, ubu gashobora kwakira abantu 800 bakoreramo imyuga itandukanye buri munsi. Tuzabisigasira, tuzabisigasira, tuzabisigasira. Turabashimiye ubw'icyo cyizere mukomeje kumuha ko mutazamutenguha kandi ko muzabisigasira. Tugiye mu miyoborere myiza Nyakubahwa Gavana nihuse. Kubw'iyo miyoborere myiza tumaze kubaka ibiro by'imirenge 2 bigezweho. Umurenge uri hano wa Kinigi mubona n'umurenge wa Cyuve, aho bafite inyubako ibiro bigeretse. Twubatse kandi
ibiro by'utugari Rwambogo muri Musanze, Gakingo muri Shingiro, Kivugiza muri Nyange. Ibyo byose bimaze kuvugururwa, ariko n'ibindi bizavugururwa. Mu miturire myiza, icyerekezo tuganamo twagihereye ku ishusho y'umudugudu wa Kinigi duturanye hano hirya, hakaba kandi n'imidugudu y'icyitegererezo, umudugudu wa Gakoro, umudugudu wa Gatovu. Ibyo byose ni isura y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yifuza kubona abaturage dutuye mu nyubako zigezweho. Umuturage ku isonga, umuturage ku isonga, umuturage ku isonga. Musanze kandi turashima ko muri gahunda yo guha icyubahiro abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, ni muri iyi manda akarere ka Musanze kabashije kubona urwibutso rugezweho. Hariya hari icyahoze kuri Dapel, ibyo turabishima. Hari kandi urwibutso rwa Busogo rwavuguruwe n'urwa Kinigi, kandi nazo urugendo no kuzazigeza ku rwego rushimishije. Mu miyoborere myiza, ibyo navuga by'ingenzi nyakubahwa gavana, twabashije kuvugurura centre de santé ya Murambi, centre de santé ya Gashaki yaravuguruwe ndetse ihabwa na ambulance. Ivuriro rya Kinigi ryarazamuwe ku rwego rwo hejuru, ndetse na centre de santé ya Gacaca igeze ku musozo. Imiyoboro minini y'amazi mu kugeza amazi meza ku baturage yaravuguruwe. Bagiye kubona gutya rimwe